Mwaramutseho bene data, twongeye kubararika tubaha ikaze muri kano kanya, aho tugiye kurebera hamwe icyigisho cy'ingingo yo kuwa kane ivuga amazi aturuka mu isoko itunganye. Nimureke dusenge mbere yuko dukomeza. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye cyane uyu mwanya mwiza uduhaye wo kwiga ijambo ryawe. Turakwararitse ngo uze ubane natwe, udufashe, utuyobore, umwuka wera adusobanurire ibyo wandikishije, kandi umuntu wese umuhe gusobanukirwa n'ijambo ryawe nk'uko bikwiriye. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo rero kino cyigisho cya kane kivuga ngo amazi aturuka mu isoko itunganye, duhe umwanya mwene data Pierre akomerezeho agira icyo abivugaho. Ingingo yo kuwa kane iratubwira ngo amazi aturuka mu isoko itunganye. Mbere yuko twiga ingingo yo kuwa kane, turabanza twibutse ingingo yo kuwa gatatu yatubwiraga ngo hakenewe umutima wose uko wakabaye. Hano iyi ngingo yatubwiye yuko kwitanga igice bitagira umumaro ndetse bidashobora guhindura imibereho yacu. Ni ngombwa rero yuko umuntu ushaka kugira imibereho ihindutse yitanga uko yakabaye, umutima we wose akawutanga, ntawutanga igice, kuko ari byo bituma arushaho kugenda yunguka ibyo mu ijuru. Burya ijuru rero twitegereza, iyo ribonye witanze igice, ibyaryo nabyo ntushobora kubibona uko byakabaye. Reka rero tujye ku ngingo yo kuwa kane, ku kibazo cyayo cya A. Cyatubajije ngo ni irihe hame rihishura ko umutima wahinduwe mushya gusa n'ubuntu bw'Imana ari wo ushobora gusohoza ibikorwa biboneye? Yakobo 3:11-12. Tanga zimwe mu ngero zifatika. Yakobo icyo cyaho cya gatatu ku murongo waho wa 11 na 12 handitswe amagambo agira ati: mbese ye amazi meza nakereta yabasha kuva mu isoko imwe? Bene data, umutini wabasha kwera imbuto za elayo, cyangwa umuzabibu wakwera imbuto z'umutini? Niko n'isoko itabasha kuvamo amazi y'umunyu kandi ngo ivemo n'ameza. Aha rero birumvikana yuko ibyo nyine bitashoboka. Ntabwo umutini wakwera inzabibu, ntabwo byo byashoboka. Ikibazo rero birerekana yuko buri giti cyose cyera imbuto zacyo nyine. Isoko imwe ntabwo yavamo amazi aryoshye nakereta. Ibyo byo ntibishoboka rwose. Ni nako bigenda no ku mibereho yacu. Kino kibazo cya A kirabaza kiti: ni irihe hame rihishura ko umutima wahinduwe mushya gusa n'ubuntu bw'Imana ari ushobora gusohoza ibikorwa biboneye? Nk'uko isoko nziza itavamo amazi mabi, niko n'umutima wahinduwe n'ubuntu bwa Kristo udashobora kugaragaza ibikorwa bibi. Byumvikane ko ibikorwa byiza bituruka mu mutima mwiza n'ubundi wahinduwe n'ubuntu bw'Imana. Reka rero dukomeze mu mwuka w'ubuhanuzi. Icyigisho kiraboneka mu mpano z'umwuka, volume ya 2, ku ipaje ya 288-289. Kugira gahunda no kubonera mu myambarire no kugira isuku mu nzu tubamo bigomba kubahirizwa ubudakebakeba n'abakomeza isabato, abafatwa nk'abasuhuke kandi bakaba barebwaho cyane amakosa yabo. Ibi bigomba kubahirizwa: kugira isuku mu myambarire, mu nzu. Ibi bigomba kubahirizwa n'abakomeza isabato, abarebwaho cyane muri iyi minsi y'imperuka. Icyitegererezo baha abandi kigomba kuba cyera. Ukuri kwera tuvuga ntikuzigera gutesha agaciro abakwakira ngo gutume baba abantu bitwara nabi n'abanyabukana n'abirengagiza uko bagaragara inyuma kandi batagira isuku mu ngo zabo. Niba uwakira ukuri asanganywe ingeso yo gukerensa no kugira umwete muke, ukuri
kuzamuzamura maze kumurememo ivugurura nyakuri. Iyo ukuri kutagize ingaruka nk'iyo, uwo muntu ntiyumva imbaraga yako ikiza. Kutagira icyo witaho no kutagira gahunda mu myambarire si ikimenyetso cyo kwicisha bugufi. Ahangaha bamwe barishutse rwose. Imibereho, ibikorwa n'amagambo bizerekana niba umuntu afite ukwicisha bugufi nyakuri, kandi imyambarire izaba ihuje n'imbuto zigaragazwa. Isoko itunganye ntishobora kuvamo amazi meza n'asharira. Sukura isoko nibwo amazi azaba atunganye. Ababyeyi, inzu y'Imana ihora ihumanywa n'abana babizera bakomeza isabato. Ababyeyi babo babemerera kwirukanka ahazengurutse urusengero, bagakina, bagasakuza, bakigarurira ibitekerezo by'abantu, bantu nyine bakabitaho, kandi bakagaragariza amatwara mabi yabo mu materaniro aho baba bahuriye kugira ngo basenge Imana. Ariko nabonye ko mu iteraniro ry'abera hagomba kurangwa n'ukwera gutuje. Ariko mu rusengero aho ubwoko bw'Imana buteranira hahora hagirwa Babuloni nyakuri, n'ahantu haganje urudubi no kutagira gahunda. Ibi ngibi birakaza Imana. Niba ababyeyi badafite ubutegetsi kandi bakaba badashobora kugenzura abana babo mu materaniro, Imana yakwishimira ko bagumana mu rugo n'abo bana babo b'intumva. Byaba byiza baretse kujya mu materaniro aho kugira ngo umubare munini w'abantu ubangamirwe, bityo amateraniro yabo akangizwa. Iyo ababyeyi baretse abana babo bagakora ibyo bishakiye mu rugo batagenzuwe, ntibashobora kubahatira gukora ibyo bo bashaka mu materaniro. Kanongere mpasubiremo. Iyo ababyeyi babo baretse abana babo bagakora ibyo bishakiye mu rugo batagenzuwe, ntibashobora kubahatira gukora ibyo bashaka mu materaniro. None se muri iyo mimerere ni bande bagerwaho n'uburibwe? Nta gushidikanya ni ababyeyi. Ntibagomba kumva bababajwe n'uko abandi batifuza ko amahoro yabo ahungabana mu gihe bateraniye hamwe kugira ngo basenge Imana. Babyeyi, mukwiriye kubabazwa n'iki kibazo, kandi bishobora gutuma mubona ko mu gusohoza inshingano yanyu mwirengagije. Niba ujyanye abana bawe mu nzu y'Imana, bagomba gusobanukirwa ko bari aho Imana ihurira n'ubwoko bwayo. Mu byerekeye ibyo, mu bantu bubahiriza isabato nta gahunda ihari nk'iri mu materaniro yiyita aya gikristo. Babyeyi, mufite umurimo mugomba gukora. Mujye mutegeka abana banyu imuhira, mubagenzure, nibwo mushobora kubayobora mu nzu y'Imana. Impano z'umwuka, volume ya 2, paji ya 288, 289. Mu nshingano y'ababyeyi ko nikomeye. Birakomeye cyane.
Mm. gusa iyo tubisomye gutya tuba twumva hari igihe ababyeyi bamwe na bamwe bashobora kuba bakeneye inshingano iba igoye ntabwo tuba tutagize, ariko burya uba ukwiye kubikora kare. yego Utangiye utoza umwana kare akiri muto cyane agakura muri uwo murongo, muri iyo gahunda, ntabwo yakwirirwa kugora mu nzu y'Imana. yego kandi ibi ngibi wasomye birumvikana neza neza rwose. Umuntu utabyumvise neza yongera asubiremo ayo magambo yitonze mu gitabo cy'ibyigisho cy'ishuri ku isabato, arabyumva neza rwose. Gusa hano hari akabazo gato nshaka kubaza ku magambo wahereyeho, aho bavuze ngo kugira gahunda no kubonera mu myambarire no kugira isuku mu nzu tubamo yego bikwiriye kuranga Adventiste umunsi wa karindwi, kuko ari bo cyitegererezo, ari bo abantu bose bahora bahanze amaso. None se uku kubonera mu myambarire ni ukumeze gute, kugira ngo wenda umuntu yumve niba mu myambarire ye aba yabikoze neza cyangwa se aba atabikoze neza. Nanone tubwire impamvu hano bagarutseho kugira isuku mu nzu. Kugira isuku mu nzu tubamo ko dusanzwe tubikora, ese ni akahe karusho twakongeraho? Ibyo bibazo bibiri numva dusobanurira ukadufasha. urakoze cyane. Umuntu wahindutse, wavutse ubwa kabiri, ikintu kigomba kumuranga ni umucyo agiye kugaragariza abo hanze. Umucyo rero uhera ku myambaro, imyitwarire, imirire, iminywere, noneho bigatuma umucyo wawe ugaragara ko ufite koko isoko ukomokamo, cyangwa se ko hari icyo we wahindutseho. Noneho ku kibazo cya kabiri kigaragara ku byerekeranye n'isuku mu nzu, aho tuba, aho turara, umukristo wahindutse mu bitekerezo bye, ikintu cya mbere kimuranga ni isuku. Mu bitekerezo haracya, akabona kanda ko ariko kose. Rero nawe yarabivuze ngo iyo uhisha imyanda mu mfuruka z'inzu biba bigaragaza ko no mu mutima wawe ugihishamo imyanda. Icyo rero kiba ari ikimenyetso cyerekana yuko iyo ugira isuku aho uba, muri tuwarete, mu cyumba uraramo, no mu mutima ubwo nuko haba hakeye. Urakoze cyane. Yego Urakoze cyane kudusobanurira no kudufasha muri iyi ngingo yo kuwa kane ivuga ngo amazi aturuka mu isoko itunganye. Rero dukwiriye kuzirikana neza yuko dukwiriye kwita cyane ku mico mbonera, kuko ari igaragaza abo turi bo. Uwiteka Imana rero abidushoboze, kandi buri wese asenge umutima we kugira ngo Yesu Kristo amubashishe, cyane cyane by'umwihariko ku babyeyi no ku bana, kugira ngo mu nzu y'Imana habemo gahunda, he kubamo urudubi, nk'uko mwene data amaze kubidusomera. Uwiteka adushoboze, kandi umuntu wese uko abonye uburyo muri uyu munsi wose akomeze gukomeza gusoma aya magambo ayiyibutsa, Uwiteka Imana ararushaho kumusobanurira byimbitse. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. amen.